twongeye kubasuhuza mwebwe mudukurikiye kuri The Source of Blessings. Muri kumwe nanjye Ndakize Martin. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana kuri uyu munsi twizihiza Noheli. N'ubundi benshi muri mwebwe barimo barizihiza Noheli. Uyu munsi reka tugire ukuntu tuganira ijambo Noheli. Ese imvo n'imvano ya Noheli ni iyihe? Reka tubanze dusenge mbere yuko tuganira ijambo ry'Imana. Mwami Yesu Kristo, tugushimiye ko twemereye ukaduha n'umwanya kugira ngo tuganire ijambo ryawe Mwami. Ku munsi twibuka ivuka ryawe Yesu Kristo, ubwo wari uje kugira ngo utabare ubugingo bw'abana b'abantu, abazakwizera bose ngo uzabashe kubaho ubugingo buhoraho. Ndakwinjiza kugira ngo umwanya tugiye kumara hano hose abasanga ngo udushoboze Mwami Yesu Kristo kuba Mwami Yesu Kristo twavuga ibyo wifuza ko tuvuga Mwami, ntabare twebwe icyubahiro kize kuba cyawe Mwami Yesu Kristo. Umwuka wawe wera atuyobore kugira ngo ibyo tuvuga Mwami bize kuba Mwami Imana kubw'icyubahiro cyawe. Urakoze kutwumvisha icyubahiro kibi cyane iteka ryose. Amen. Haleluya. Kongeye kukwegereza rero nshuti za isoko y'imigisha cyangwa se The Source of Blessings. Muri kumwe nanjye Ndakize Martin rero mu ijambo ry'Imana tugiye kwiga imvo n'imvano ya Noheli. Uyu munsi rero inshuti nyinshi ziri kwizihiza Noheli. Benshi baguze imyenda mishyashya, abandi bari kurya ibiryo biryoshye cyane byinshi. Ariko uyu munsi ndashaka kugira ngo twongere tuganire ikindi kintu dukwiye kwibuka uyu munsi. Mbere yuko tutangira rero reka mbanze nifurize buri wese Noheli nziza cyangwa se Merry Christmas. Abashinwa bo bazakubwira ngo Juni shendangiye kwaila. Rero bene data tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Reka tubanze twibukiranye amakuru gatoya. Imana yamaze kurema umwana w'umuntu, imushyira muri Edeni, hafi yaho Imana yari iri. Buri kanya buri gihe kajya ibasura, mu gitondo na nimugoroba ikabasura kugira ngo imenye uko bameze Adamu na Eva. Ariko Satani ibyo ntibyigeze binezeza, kuko yagize ishyari ryo kubona umwana w'umuntu abanye neza n'Imana. Imibanire yiwe n'Imana Data, imibanire y'umwana w'umuntu n'Imana Data bibabaza Satani. Satani ashaka icyo akwiye gukora kugira ngo atandukanye umwana w'umuntu ndetse n'Imana yamuremye, imukunze kandi imuhereza agaciro gakomeye cyane. Satani rero niko kugenda gushuka Adamu na Eva, ituma bakora icyaha. Ushobora kubisoma mu Itangiriro ibice 3 ku murongo wa 1 kugera ku wa 5. Aho ngaho niho ijambo ry'Imana riza kutubwira. Reka dusomeho twihuse. Ijambo ry'Imana ngo inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye, ibaza uwo mugore iti, ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Uwo mugore arayisubiza ati, imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemererwa kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi, nizo Imana yatubwiye iti ntimuzazirye, ntimuzazikoreho mutazapfa. Inzoka iramubwira ati, ese koko Imana yababwiye ko mudakwiye kuzirya ngo ava ngo gupfa ko ntimuzapfa? Haleluya. Ariko Satani rero nuko natwe ajya tuganiriza muri iki gihe, ajya adushuka rimwe na rimwe akakumvisha amakosa, icyaha rimwe na rimwe ukabuze ko ari icyaha, ariko akakumvisha uko ibyo ugiye gukora bifite rezo, akakumvisha ko ibyo ugiye gukora ariko kuri. Ariko bene data ni umuriganya. Satani ni umuriganya, ni umugome, arifuza kudutandukanya n'Imana. Haleluya. Ibyo rero yabashe kugera ku ntego yiwe, kuko yifuje gutandukanya umwana w'umuntu n'Imana Data. Rero byababaje Imana imaze gusanga umwana w'umuntu amaze gukora icyaha. Uko Imana itunganye yera, ntiyifuje kubana n'umwana w'umuntu ko yari amaze kwandura, amaze kugira icyaha. Niyo mpamvu yahise imwirukana mu ngobyi ya Edeni, arangije ajya kure y'Imana. Gusa ibyo byateye Imana agahinda, niko guhita ifata umugambi w'uburyo izacungura umwana w'umuntu, uburyo izongera kugarura umwana w'umuntu akagaruka hafi yayo. Haleluya. Ubwo buryo rero nibwo Yesu Kristo uyu nguyu turi kwizihiza uno munsi. Twizihiza ngo turi kwibuka ivuka rya Yesu Kristo. Ni ibingibi rero turimo turibuka uwo Yesu Kristo, niwe watambwe kugira ngo abashe kongera kutwegereza Imana Data, kugira ngo twongere tuhure n'Imana, twongere tubane n'Imana, tureke kuba kure y'Imana. Haleluya.
rero bene data, iyo niyo niho ijambo Noheli niho byaturutse, nicyo cyatumye Noheli tuyizihiza. Ni ukuvuka kwa Yesu Kristo. Impamvu yavutse Yesu Kristo ni ukugira ngo aze gucungura ubugingo bwawe, aze gucungura ubugingo bwanjye. Nicyo cyatumye aza mu isi. Ntabwo yaraje afite indi gahunda. Yesu Kristo ntiyaraje afite kuzatera imbere ngo agire imishinga myinshi hano ku isi. Oya, yari afite umushinga umwe gusa, ni uwo gutabara abana b'abantu kugira ngo yongere abahuze n'Imana Data ari yose. Haleluya. Ijambo ry'Imana rimaze kutubwira muri make uko byagenze. Gusa icyaha cyakomeje kuguma mu mwana w'umuntu. Niyo mpamvu Adamu na Eva, umwana wa mbere babyaye ariwe Kayini, yavukanye icyaha. Arangije muri icyo cyaha yahise yica murumuna wiwe Abeli. Yahise yicwa na Kayini bitewe n'imbuto y'icyaha yari iri muri we. Kayini yica murumuna we, amuhoye ko igitambo Abeli yari yatanze ngo icyo cyanejeje Imana, ariko icya Kayini ntabwo kigeze kinezeza Imana. Ibyo byatumye rero Kayini yica Abeli. Ariko Imana ikomeza kugenda ibona abantu bagenda baba babi, ariko igenda ijonjoramo, ireba uburyo ishobora gukuramo umuntu utunganye, umuntu ufite umutima ushobora kuyinezeza. Nubwo abana b'abantu bagiye baba babi, ariko Imana ntabwo yigeze ihagarika umugambi wo kuzatabara umwana w'umuntu ngo yongere imuhuze nayo. Haleluya. Niko rero Imana yahise ihereza undi mwana nyuma y'uko Abeli apfa. Yahise ihereza umwana Adamu na Eva ariwe Seti. Icyo gihe ngo abana b'abantu bongera guhimbaza Imana. Gusa abana b'abantu bakomeje kongera kuba babi. Nyuma Imana ibabazwa n'ukuntu yaremye umwana w'umuntu, ariko nabwo iza guhitamo umugabo witwa Nowa. Imana iramurokora kugira ngo kuri we izakureho abantu bazongera kwizera Imana ndetse no kuyikorera. Igihe cya Nowa gishize, igihe cya Aburahamu nayo kiraza. Imana ihitamo Aburahamu. Igihe cya Aburahamu gishize ihitamo ba Mose. Igihe cya ba Mose kigeze, nibwo Imana yakoresheje ikintu kimeze nk'igishushanyo cyo gutanga igitambo, aricyo gishushanyo cy'uyu Yesu Kristo turi kwizihiza kuvuka kwiwe uyu munsi. Yabigisha uburyo bazatamba igitambo kugira ngo kibe impongano y'ibyaha byabo, babashe kubabarirwa ibyaha byabo. Haleluya. Biciye mu gutanga amaraso, ariho ijambo ry'Imana rivuga ngo mu maraso niho ubugingo bw'ikinyabuzima buba buri. Haleluya. Ibi ngibi turaza kubisanga mu Kuva ibice 25 ku murongo wa 8. Nibwo Imana yabwiye Mose, iramubwira ati munyubakire ihema ry'ibonaniro kugira ngo aho ngaho ariho nzaza nongere mbane n'abana b'abantu, babandi Satani yantandukanyije nabo, shaka uburyo nongera kubana nabo. Haleluya. Gusa byari bikiri igicucu mu gihe cya ba Mose. Rero uyu munsi muri iki gihe cyacu nibwo rero Yesu Kristo yaje mu isezerano rishya, ariryo turimo muri iki gihe. Natwe twaba turi kwizihiza uwo Yesu Kristo waje aza ari igitambo kizima kizira inenge. Haleluya. Kugira ngo yitangire umuntu uwo ari we wese uzamwizera wese azabashe kubona ubugingo buhoraho. Haleluya. Rero niho mu isezerano rishya nk'uko tuza kubisoma muri Matayo igice cya mbere ku murongo wa 21 kugera kuri 23. Ntabwo tuza kubasoma. Ahangaha ni aho ijambo ry'Imana riza kutubwira uko byari byaranditswe. Twari twarasezeranyijwe ko tuzahabwa umwana w'umuhungu ari we Yesu Kristo, ngo uwo niwe uzaza ngo aje gukiza abantu ibyaha byabo. Haleluya. Rero Yesu Kristo yaje aje gukiza abantu ibyaha byabo. Ku murongo wa 23 baraza kubya ngo azitwa Emmanuel, ngo bisobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Imana iri kumwe natwe, mu yandi magambo y'Imana twari twaratandukanyijwe nayo kubera ibyaha twakoze, ariko icyo gihe Yesu Kristo yaje kugira ngo aduhuze n'Imana. Nawe yaje ari umwana w'Imana, ari Imana, ariko yahindutse umuntu, aje kuba umwana w'intama uzira inenge kugira ngo yitangire ibyaha by'abana b'abantu, kugira ngo adukize urupfu. Kuko iyo Yesu Kristo adatangwa, ntabwo tuba dufite ibyiringiro byo kuzabona ubugingo buhoraho. Satani ntabwo afite amahirwe yo kuzabona ubugingo buhoraho. Nitwe twenyine dufite ayo mahirwe. Niyo mpamvu Yesu Kristo yitanze kugira ngo abashe kugira abo arokora, abazamwizera bose bazabone ubugingo buhoraho.
muri Matayo igice cya 3 ku murongo wa 17 ugiye umanutse, niho Imana yatanze Yesu Kristo ku mugaragaro ivuga ngo uyu niwe mwana wanjye nkunda ngo kandi nkamwishimira. Icyo gihe nibwo yamutanze ku mugaragaro nk'igitambo kugira ngo uzamwizera wese atazarimbuka, nk'uko tuza kubisoma muri Yohana ibice 3 ku murongo wa 16 kugera ku wa 18. Ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, aribyo bishatse kuva igihe Imana yaburiye umwana w'umuntu, kubera urukundo yamukundaga yashatse ukuntu izamwigarurira kuva kera kose. Rero itanga umwana wayo w'ikinege kubera rwa rukundo yakunze abari mu isi, abana b'abantu. Haleluya. Itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, kuko Satani we azarimburwa, ariko ntabwo Imana yifuza ko tuzarimburanwa nawe. Niyo mpamvu yaduhaye amahirwe yo kubona uwo mwana wayo Yesu Kristo, kugira ngo nitumwizera tuzabona ubugingo buhoraho. Haleluya. Ngo kuko itatumye umwana wayo ngo mwisi guciraho abantu iteka, ngo ahubwo ngo yabikoreye kugira ngo abari mwisi bakizwe nawe. Amen. Haleluya. Ngo umwizera wese ntazacirwaho iteka, ariko utamwizera ngo amaze kuricirwaho kubera ko atizeye umwana w'Imana ari we Yesu Kristo, waje kugira ngo ahuze abantu n'Imana, babandi bari baratandukanye n'Imana. Haleluya. Rero Yesu yaje atumwe na se ari we Mana Data yo mu ijuru, kugira ngo abazamwizera bazabone ubugingo buhoraho. Haleluya. Yesu Kristo rero niwe aje gusohoza bya bindi byose byari igicucu cy'ibitambo batangaga amatungo azira inenge, aribyo byari igishushanyo cya Yesu Kristo. Rero bene data, twe turabanyamugisha kuko twabonye ayo maraso ya Yesu Kristo tuyatangiwe kugira ngo akureho ibyaha byacu, nk'uko tuza kubisoma mu Bakorinto ba 2 igice cya 5 ku murongo wa 19 kugera ku 21. Ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyaba icyo babaraho ibicumuro byabo, ngo kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro, ngo nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo, ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe. Nuko rero turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana. Haleluya. Kuko utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Haleluya. Rero Imana yiyunze natwe biciye muri Yesu Kristo. Muri Yesu Kristo niho twabashe kubonera ubugingo buhoraho. Rero nawe mwene data, nk'uko ijambo ry'Imana rivuze, biciye muri twebwe tuganira ijambo ry'Imana, nawe abo uzabwira ijambo ry'Imana mwene data, ongera wizize uno munsi wo kwibuka ivuka rya Yesu, ariko wibuka uwagutangiye ubugingo bwiwe kugira ngo wowe ubone ubugingo buhoraho. Iwe yahindutse icyaha kugira ngo uzabe ugukiranuka kw'Imana. Haleluya. Rero bene data, turakwinjiza kugira ngo wowe mwene data wamaze kwemera Yesu Kristo umwana n'umukiza, komeza usakaza ubutumwa kugira ngo bene data bari mu mwijima babashe kuza mu mucyo w'Imana data. Nawe mwene data utari wakizwa, Imana iracyateze ibiganza kugira ngo ibashe kukuzana mu bwami bwayo. Ishaka kuguha ubugingo buhoraho, ubwo Satani yashatse kukuvutsa. Uyu munsi nibwo turi kwibuka wa wundi waje kwitanga. Rero ibuka imibanire yawe n'Imana, urebe nimba hari ahantu wagiye kure y'Imana, kugira ngo Imana ibashe kongera ikugarure hafi yayo, ibashe kuguhereza ubugingo buhoraho, utazabura ubugingo. Kandi Yesu Kristo yaratanzwe kugira ngo uzabone ubugingo buhoraho. Imana yo mu ijuru ibahereze imigisha. Turagushimiye Mwami kudukunda, tugushimiye ku ijambo ryawe. Ndagusaba kugira ngo ukore ku mitima y'abantu Mwami Yesu Kristo, babashe kongera kugarukira wowe Mwami Yesu Kristo, imibanire yawe nabo yongere ibe myiza nk'uko wifuza Mwami Yesu Kristo. Urakoze kutwumvisha data, kora ku mitima y'abantu kandi uhindure benshi Mwami Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Turagusaba mwene data kugira ngo ukore subscribe kuri iyi YouTube channel, kandi nk'uko izina rya YouTube channel rivuga ngo isoko y'umugisha, nawe ndakwifuriza kugira ngo uzakure hano imigisha myinshi mu izina rya Yesu Kristo. Amen.